Cyane TV show. Uyu munsi nkuko mumenyereye wa mwanya wanyu wo guteka. Twabanje gutegura ndero bavuga ngo zikoronyenyo. Uyu munsi rero mugiye kubana nanjye Andre Onuri tu. So ngiye kubakorera inkoko ariko no munsi ndakora isosi gusa y'inkoko. So abantu bari mu rugo abantu bashaka guteka kandi mudafite ibirungo byinshi. Abantu bashaka guteka ibintu by'abana bitarimo ibirungo byinshi kuko abana ntago ari ngombwa ngo mubashyiremo ibintu by'ibirungo byinshi kuko bigira ingaruka cyane tuvuge ko abe imyijima yabo cyangwa se n'umubiri wabo muri rusange utari wakomera ntago ari byiza cyane ko abana barya ibirungo byinshi. Ubundi bibaye byiza ushobora no kuba tugusereza inkoko ugashyiramo pavuro, inyanya, tungurusumu ndetse wenda na sileri n'ibitunguru kandi byo bintu ushobora gutekera abana. Uyu munsi rero tugiye gukora isosi tukura y'abana yo gutekera abana. Reka nsabe cameraman wacu aze hano mwereke inkoko yacu hano dufite iratogosheje. Iyi nkoko ubona uko nguko iratogosheje neza cyane rwose, iranahiye pe kuko nk'urugero reka nze nyikatemo udupiyesi dutoya ubone ko iri ku rwego rw'uko ihiye. Ibintu njya mbona bafata inkoko bakikarangisha nta bintu byo kugira ahantu bayicisha biriya bintu ku bana ntago ari nzuri tu. Nibyo ibintu ni ingirakamaro ku bana b'ejo bazaza n'abakuru kandi natwe dukwiye kujya turya ibintu byiza. Akozi ugomba kumaza ngo ibintu wakitse wabikuye hehe ngaka kaguye ndakoza. turabafata tugacishe mu mazi nta kibazo. Izi ni inkoko zacu. Tugiye gufata inkoko zacu tuzishyire ku mbabura. Tumara kuzishyira ku mbabura ubwo kandi kazakujya kucyana ko gushaka ikibiriti. Za nkoko zacu tuzishyize ku mbabura. Iyi ngiyi buri gihe mbona mbibabwira ariko abantu benshi bajya bakunda kubishidikanyaho ko bureba atari amavuta meza ariko ntabwo ibintu biba bikeneye amavuta menshi. Niyo mpamvu uba ugomba gukoresha ikintu gishobora gutuma ibintu biyaga ariko amavuta ntabe menshi. So ni handi ushobora kuzasanga umwana akuze iminsi ingahe ugasanga yatangiye kurwara ibintu mwavuga ngo ni umwana wo mu bakire yabyibushye yagize ate. Uyu munsi rero abana bacu bo mu bakire turabatekera uko nguko. Shyiremo akabureba gakeya kuko already n'inkoko ubwayo iba ifite amavuta. Inkoko yigira amavuta ubundi inkoko buriya ni nk'amashu. Amashu yashyira mu isafuriya n'amazi arimo ariko akabyara amazi. So rero n'inkoko nayo ishyiramo n'amazi ikabyara amazi. Uko ibyara amazi rero nayo mazi aba arimo amavuta. Reba yacu byari ibyo ngibyo. Noneho tugiye kwimuka tuve ahangaha twari turi tuze ku birungo byacu. Iyi ngiyi ni pavuro ngiye guheraho. Kata pavuro mo ntoya nk'umuntu ushaka kuko gukora isosi. Ubundi iyo bibaye byiza uba ufite blender mu rugo ushobora no gusya ibi birungo ukabisya ukoresheje blender. Ariko no kudukata dutoya ubaye bishoboye nta kibazo, nta kintu bitwaye tu.
ariko nkomeza nanabibutsa abantu bashaka kwiga guteka cyangwa se bakunda kwiga guteka, mwajya mutwandikira mukatubwira. Ubaye ushaka kwigishwa na teacher Cyane, ibyo ngibyo byose nka timu tubikugezaho nta kibazo. Ubaye ufite gahunda y'ubukwe ushaka ko dukorera ibintu bijyanye no guteka cyangwa se ibindi birori, mbere ushaka gukora tuvuge muri office ushaka kugikoba kugezaho delivery, ibyo ngibyo turabikora cyane. Dufite n'igikoni cyiza kitari iki ngiki rwose duteguriramo ibintu byacu. Iyo waduhamagaye turakuganiriza, kandi hari n'ibindi bintu ushaka ari nako ngomeza kubararikira ibindi bintu ugiye kujya bica kuri Cyane TV show, nabyo tubikugezaho rwose muri comment. Ntugende utavuze kuko ibitekerezo byanyu ni umumaro. Ndabasabye, ibitekerezo byanyu ni inyunganizi muri rusange z'ibyo dukora. Inkoko yacu na beba dushyiremo ibitunguru na pavuro. Bongeramo ikindi gitunguru, ari nako uko ngomeza gutekera abantu, ariko ari nako ngomeza kubaganiriza, yewe nanakomeza nanasuhuza abantu bari kudukurikiranira za bugufi, abantu bari hanze, abantu bari za Australia, bari muri Amerika, bari za Kenya na Uganda, mbabwira ngo yambu ukwezi kwa 12 meze mute, mbabwira ngo umwaka mushya yewe reka ndeke kwirwa nigora. Ariko nabari hanze mbabwira ngo happy new year, abandi mbabwira ngo merry Christmas. Ari nako dukomeza twitekera ibintu byacu. Ibintu tuba twabishyize mu muco wa Kinyarwanda, kuko umuco wa Kinyarwanda turaganira kandi turavuga, niyo mpamvu mba ndi kubikora yewe nanabaganiriza. Igihe mukomeje gukurikira hano kuri Cyane TV, ubundi maze kumenyerwa nka Andre, ariko ubundi hari akandi kazina njye nabaga nifitiye ku ruhande nuko banze kukumva. Ubwo nyine nuko akaje karemerwa muri kubana nanjye Chef Andre, ariko dukomeza gukora ibintu byacu. Bangandi gukata inyanya zacu zo gushyira muri ya nkoko yacu, ndi twereka abadukurikiye. Ubundi ubaye tutadukurikira cyangwa ukaza ukaducaho ugafungura ukigendera udakora subscribe, aho ngaho yaba ari nk'amakosa cyane, ukaba naguhitamo uragira. Hitamo neza ukurikira ibiganiro bica kuri Cyane TV, ukomeze kudukurikira everyday, kandi buri munsi niko dushyira ibiganiro. Muri make uyu ni umurongo mugari uhora ucaho ibintu kandi byiza bigiye bitandukanye. Izi ngizi ni inyanya zacu tuzishyiramo.
tubaye dupfundikiyeho akanya gato cyane katarambiranye, ariko abantu bari kudukurikirana dushaka twakomeza tukaba twiganirira mu bintu bigiye bitandukanye. Ibi bintu ndimo ndakora ni ibintu bya buri munsi ushobora kureba buri munsi, ushobora gukurikira buri munsi, kuko guteka ni ibintu tureba buri munsi. Guteka ni ibintu bidashira, by the way. Ibintu buri ni ibyo bavuga ngo ni content, njye ntabwo nzi terime za YouTube cyane, ariko ibyo nzi nuko nzi guteka, kandi nkaba nshaka kwigisha abanyarwanda guteka. Mumenye guteka, mumenye ibintu bigezweho. Mwese nta handi muzabisanga rero ibintu muzabisanga he kuri Cyane TV. Niyo mpamvu nkubwira ngo kora subscribe, kuko uko bukeye nuko bwije buri munsi wasuye tubazana ibintu bigiye bitandukanye byo kwiga guteka. Rero turi guteka isosi y'inkoko, ariyo mpamvu mbabwira ngo nukureba urushinge cyangwa ngo wimure umurongo niba wagezeho, kanda kwiyonzogera uri kubona hejuru, ukirike everyday nituzaba dushyiraho ikiganiro, ujye ubasha kubona notification ikumenyesha ko twashyize ikiganiro, ubundi uze udukurikire hano tukimuka tukanareba ariko aho bigeze. Kameramani wanjye hano ndakeka ari kubereka neza aho ibintu bigeze, abereka aho ibintu bigeze ko biba bitogota. Noneho tugiye kugera kuki ubu tugeze kuri ingiyi bayita, reka abanyarwanda, iyi ni chicken masala. Chicken masala, ibi birungo byamaze gupimwa, nta kibazo gishobora kugira wavuga ngo bibaye byinshi n'iki oya. Iki ngiki gikora nka pavuro. Pavuro ntwara ako kanware nanze kukongeraho, kuko hari abantu badukurikiye ibyo ngibyo batabizi. Izi ngizi nta muntu utazizi, zabaye ikimenya bose. Izi ni magi. ariko uko turi kugomeza kugira hano dufite iyi cameraman beriki, iyi ni sauce twatogoshejemo ya nkoko yacu. So iyi sauce rero ntabwo ushaka kuyimena, kuko baravuga ngo ubundi burebe batogosheje ibishyimbo ntukabimene, ntukamena amaminwa. Iyo umenye amaminwa umenye ibishyimbo. Si de sauce. Iyi ni sauce y'inkoko rero twatogoshejemo za nkoko zacu. Dushobora kutayikoresha yose, ariko n'ejo yakora, ishobora kuba ikunda umumuro w'inkoko, ubaye ushobora kuyikoresha. Iyi ngiyi ni sauce rero y'inkoko. Ubu turimo kugenda, ntabwo yakora umunsi, ntabwo dushaka ibirungo byinshi, ntabwo dushaka ibirungo byinshi, kuko turi gukora isosi y'abana. Izi ngizi tugezeho zitwa magi, cameraman yari yababwiye.
nabona mubisabiza ariko kamerama ugitekaho nawe cyane nigeze kubikoraho mbere ntarafata undi mwuga mushyashya. ugita ikiboye. Wagize wakora ikiboye? Nabaye rwesa amadongo igihe kitari gitoya. Kingana n'amezi abiri? Oya, nari ndi Nairobi nakoze hafi amezi 7. Urumva atari make? Ntabwo ari makeya, urumva ko mfite uburambe ugereranyije. Izi ni magi rero zanjye maze gushyiramo. Uyu munsi ikintu gihari twirinze amagambo menshi. No munsi niyubahishije niyubahije. Ihandi zadusaza. Ariko impamvu nuko nkeka hari umuntu udahari. Umuntu ukunda kuvuga cyane. Mabuja. Nyiri sine TV musanzwe mumenyereye. Naho hari none ngo amagambo yashize vuga. Oya, nagagira amagambo ahubwo akunda kuganiriza abantu. Atera story cyane. Muramusohoye nyamuna. Ikinyarwanda kiravuna cyane. Ikinyarwanda kiravuna ariko iyo ufite ukuvunura biroroha. Buriya umwanzi arakabura umuhana. Kuko bifite teste nziza cyane. Irasa neza pe. Baze ko numva cameraman nanjye nakoramo pe. Ibindi nkaba mbiretse. Cyane no birasa neza. So rero inkoko zacu murazibona uko ziri kugenda ziba, ziri kugenda zihinduka. Ikindi kintu niba ushaka gutekera umwana wawe nyamuneka, iyi ni inkoko bita inyarwanda. Kora verification. Verifia cyangwa verivision. Verivision. Ariko niko umuntu ari guseka nka mama batoto. Mama batoto. Ariko natoka wapi sasa? Bae natoka shuleni tu. Ebu kuja nikuambie tu. Mambo vipi? Nilikuwa nataka kuangalia hapa nyama. Nilikuwa napika chakula watoto wako. Hii ni chakula fresh. Ona. Hii unaona ni chakula gani? Sasa jina. Hii ni kuku wa nani? Nilikuwa napika nyama ya kuku. Hii ni kuku kweli. Kuku kweli. Hata sasa ona. Tugiye kongeramo iki mama watoto yaje uyu nguyu bamwita mabuja. Akaba ariko n'umubyeyi mwiza cyane uri kwigisha abanyarwanda guteka. Abantu muri gukora subscribe abandi mugakora like na share man. Ibyo bintu ni neza cyane kuko aka kanya niba turi kuvuga ko dutangiye kujya twakira ama message y'abantu bashaka kwiga guteka. Tumaze kugira video zifite ibihumbi. Ariko by the way ngiye mutambona uko ndi guteka ngiye mfite n'izifite za miliyoni enye. waba bakuru. So izo range ejo nabonye hari abahanzi basigaye bagira 1M bakaza basaze bagatwika bani we. Nanjye ndenda guserebura mvuga oh my gosh. 1K. Thank you. 1K okay tuserebura rwose ariko nabyemerewe. Ariko uyu munsi naje muri munsi y'abanyamakuru. Babyumvise? Sinarima munsi nabwo nabwo ariko namanutse ndi kukwakira ngira ni ngwino neza hano ariko nzana agaswere gatoka kwa mugabo witwa bombo chocolat. Weka hii. Niweka hii ni soya sauce. Yitwa soya sauce. Yitwa super dark. Iyi Beijing. Yakoze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 234. Utaweka hiyo sosi, soya sosi. Ingene kwicamo witonze kuko sometimes ushobora kuba nyinshi. Ugasanga ibintu byawe bijemo umunyu mwinshi cyangwa isosi ibaye black cyane. Ese wandushinda imiti uri kuvuga ni izahe? Tulikuwa tunaongea Kiswahili sasa hii na Kinyarwanda tupike. Hiyo ni lugha. Hiyo ni lugha ilikuwa natoka Tanzania. Kiswahili ya kweli.
Izani. Ori kabila gani wanitazani kisere cyavuye. Njyewe ni gasheshe yewe ijuru ariko ukuguru k'inkoko guhagaza aya makuru ndayafite Ikada yose aruze uze kureba wajya agasenda wabonye uyu munsi urataha uyu munsi nubwo ari ibiryo by'abana ngo ndataha nashyira muzamunyishyuza ariko ubundi abakunzi ba Cyane TV ntabwo ngira banahankunda bagukundana cyane icyo batajyaga bampamagara ngo bambaze bakubaze ngo ariko se we bano bana bagiye kurya neza murakoze ibi nicyo bita rero kubyarwa na mama wawe ameze wo mu gikoni mama wa pampe oya pana mama wa pampe mama y'igikoni mama y'igikoni ngiye nshaka kameramani aze arebe iyi sosi ntabwo isosi ibintu by'isosi ni ibya kera byo twaga badushyiraga mu gisuperi tugahuta ariko iyi ni isosi yo kurisha utuntu imbehe wagize uyiriramo twajyaga mu mbehe wibukije isosi abantu ko igenda abana barya inkoko y'Abanyarwanda batarya inzungu ewa nibyo bintu nawe babwira ugikubita babyeyi rero babyeyi guhereza abana izi nkoko ziterwa inshinge za koroyiba n'idanyabo simbyagara mu turababaye bana uhinduye indimi ahiga mashi uzo nshaka ariko ino sosi iracyakuze iracyafashe dushobora kongeramo indi sosi yacu nkeya warakeyeho cyane ariko tu abana kugira ngo oya abana babe bariye inama isosi abana ko ushaka kubaha sosi imeze nk'iya umugezi bita cyarudo sosi imeze nk'iya jari abana ko ushaka kubaha base ushaka kubaha cyarudo base cyarudo ni umugezi w'iwacu aya umugezi wanyu rero ukaba ari uwitwa cyaruda tukaba twarumvise mu gihe wigize kuza utewe n'undi mugezi aho ntahagana hehe ahubwo nta mugezi ugize wizana ntabwo ngewe navuga ibintu ni isoko yabyawe n'indi soko isoko yabyawe n'indi soko iyo soko yari yavuye mu mugezi nuko isoko iraza ibyara indi soko yewe niyo soko yaramanutse ibyara indi soko niyo soko irongera ibyara indi natwe soko tuba amasoko akaba ariyo soko yavuye isoko y'ubuzima akaba ikaza ikabyara isuku baravuga ngo isuku niyo soko y'ubuzima nyamuna ari nako dukomeza kujya duhereza abana bacu indyo yuzuye iyi sosi uku nguku imeze kameramani ayizuminge neza bereke ariko ni sosi muri gihe ushaka gushaka kwiga neza nyamuneka guteka inkoko duhamagare kuri za nimero nababwiye kwa mabuja ubundi turebe narushye n'amagambo yacecetse yashize vuga ubu ngubu agiye gukora ibikorwa reka dupfundikire iminota mikeya iminota 5 bameze nk'uri kugurisha hari umuntu ujya uvuga ngo uruganda rwese ruduhira inyama